nkomeje kukwifuriza ibihe byiza we wahisemo gukurikira Kagemi TV ikaze mu gace kacu ka siporo aho tuganira kuri siporo zishaka kudufasha gutera neza, kubaka umubiri neza, kugira ubuzima bwiza, kugabanya ibiro n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero siporo ngiye kubereka ni siporo zo kugabanya mu nda ndetse n'izo kongera igituza, gutuma amabere hari ukuntu aba yaraguye akongera agasa nk'ahaguruka. Igituza iyo cyegutse kigahagarara neza bituma n'amabere asa nk'ahagurutse, ariko na siporo zigenda zituma ugabanya nyine igituza kinini cyangwa se amabere manini, ahubwo kubaka igituza kigakomera ku buryo uba umeze neza, ku buryo nyine iyo uhagaze umuntu ahita abona ko wow uregutse nyine umeze neza, ntago wunamye kwa umeze neza cyane. Nizo siporo rero nakoze muri iki cyumweru. Ni siporo rero zitangira nyine wishyushya nk'ibisanzwe, ukagenda wishyushya ku igare. Hangana ari ndimo kunyonga, murabona abantu bajya bavuga ngo wowe ngo nta nubwo ubyibushye ngo nta ufite biriya ndikona n'ibiki, murabona atari inda iriho nuko igaragara ari uko umuntu yicaye. Buriya umuntu ahagaze cyangwa aryamye nta gupfa kubona ko afite inda, ariko yicaye emva birarabura. Reba mpagaze urabona ko bihita bigenda ibicece, ntabwo njya kubibona. Ahangaha rero nari maze kuva n'ubundi ku cyuma cyo kwiruka, nza gukora udusiporo two kongera kugabanya amaguru, ariko hari ukuntu iyo unyonga gutya uri no kugenda ushyushya biriya bicece byo kunda cyangwa se igice cyo kunda gutyo. Izi rero ni siporo nyine zibanza mbere y'uko ujya gukora izindi. Narabanje nkora iz'umubiri wose nk'ibisanzwe, zimwe zikoresha amaboko, amaguru, mu nda, nsoreza kuri abdomino, hanyuma noneho ndishyushya neza. Uba ugomba kwanza ukishyushya kugira ngo amaraso ashyuhe ujye muri mood ya siporo, ubundi ubone gukora siporo neza cyane. Hanyuma ndangije mbona gutangira imyitozo. Izi ngizi rero nizo kugabanya mu nda, ariko ntababeshyi, hano nari ndi kwiba coach mo gakeye. Mpamvu bamwe ngo nari ndimo kwiba coach, hano urabona iki cyuma kirimo kugenda kikagera inyuma kigakubita inyuma, kandi ubundi ntabwo cyo kigomba gukubitayo. Ugomba kugarukiramo hagati no kumanuka, ugomba kumanuka ntukoze hasi, ariko ngiye nakozaga hano ko ari kumbarira agenda mbarira, reba ngeze kuri kangahe se gutyo. Ibyo byose rero niko muri siporo biba bimeze, bari kukumotiva kugira ngo arebe ko wagenda uzamuka, ugenda wongera umanuka. Ni byiza iyo ugize imana ukagira umuntu ukumotiva. Ntabwo ari ngombwa ko aba coach ashaka kuba n'undi muntu usanze muri siporo, ashaka kuba na mugenzi wawe akajya kubarira avuga ati ongeraho gato, shyiramo courage, komeza, waharenza gutyo. Uyu nguyu uri gufotora ahubwo ni coach wanjye, nguriya ni coach wanjye, yarimo kudutraninga turi benshi, ariko akomezamo akadufata n'udufoto kugira ngo bigende neza. Uriya muri ufite telefone ni coach wacu, niwe udutoza, aturananiza ariko ntabwo tubabaza cyane ko nanabikoraga. Izi rero zirababaza mu nda, kumanika amaboko hariya ugafata, ubufata usa nk'uyacuritse, yego nk'uyarebesheje hejuru, hanyuma yangiza ukajya umanura. Izi siporo zirababaza mu nda, urabona ko mu nda hari ukuntu hari kwizinga akizingura, uko ugenda umanura ugenda ubabara mu nda, ariko nyine nibyo bigenda bikuraho yanda nyine yacu, yaba iyo hasi yaba iyo mu gifu, hose igenda igabanyuka uko ugenda nyine uzikora. Gusa zirababaza, urabona ko ndi gushinyiriza, nari ndi kubabara cyane, ariko nyine umubiri urababaza cyane kuko nabonye n'abatipe kugira ngo bakariye amatuza yabo barababara, bagashinyiriza, bakihangana. Shana ubona umutipe wateruye jya wemera, aba yaraciye mu buribwe kugira ngo abigereho, so barababara cyane. Ahangaha rero nari intangiro no kuzikora neza, n'ubundi bari kumbarira bambwira n'uburyo bwo kuzikora. 7 iyo ugize imana ukagira umuntu ukubarira ni sawa. 9 manura aho narazicaga nkandagira, kandi ugomba kugeza amaguru mo hagati. cyo uri kumanura cyane aho harababaza sana, harababaza cyane. Ubyumvira mu nda nk'abantu babazwombaho bakubaze kabisa henda kuvaho. Ku bantu bandi namwe bumva baranyine kundura ubutonekara. 9 10
hanyuma noneho izi ngizi rero nizo gukora igituza Yes. uba 1. ugomba kugenda uzamura ariko kiriya cyuma ntigikubite hejuru ntikikujyane kugira ngo 4. Yes. ubake amatuza ubona ko 5. uri kurega agatuza Kikakujyane. ukigarukiza Yes. n'undi ku gatuza Intege zawe. gikora n'amaboko 7. Yes. gikora Hey, gake, amaboko gake. kikagufasha 9. gukora agatuza nyine Hotel, kakongera yes. kagahagarara Ugashyira hasi icyuma hari ukaruhuka. ukuntu 1. abakobwa cyane cyane n'abagore uba usanga 2. tumeze nk'ahantu ibitugu byahitamye 3. nk'unamye biriya ntabwo aba ari sawa 4. iyo ukora zino siporo rero 5. amaboko agenda akomera 6. igituza kigasa nk'igishingukaho cyangwa se 7. nk'ikihaguruka bigatuma 8. n'umubiri yawe niba yaraguye asa nk'agenda 9. yongera kugaruka ku Hotel. murongo gake gake ibintu Voilà. byose ni etape par etape narongera nzisubiramo kora neza Yes. 1. ndabona neza hano ko noneho ubibona 2. urebeye aha wagira ngo nta 3. mabere ngira kandi 4. yatahari Yes. nyine ni gutyo ugenda 5. ukora Kikakujyane. bisaba 6. Yes. gukururana imbaraga Intege kino cyuma zawe. gifite 7. imbaraga uriya Yes. munyururu ufite Hey, imbaraga gake, gake. bisaba gukurura cyane 9. ugasubizayo gahoro ukisubiraho cyane Hotel. Yes. kidakikubita Ugashyira hasi hejuru cyangwa se icyuma ukaruhuka. kikacyanagucika kandi ikindi mu gukurura 2. ufata ku mpande iyo ufashemo hagati birakorohera uba uri kwirira iminyenga ariko iyo 4. ufashe ku ruhande hari ukuntu gihita 5. kigira ingufu bigusaba imbaraga nyinshi 6. mu gukurura uko bikugora 7. ukoresha imbaraga nyinshi ni nako 8. bigira akamaro ku mubiri wawe ariko 9. iyo bikoroheye byoroshye nta kintu uri Hotel. gukora mu by'ukuri ntabwo Voilà. uri gukora siporo ni izo ngizo rero hanyuma hakaza nanone zo mu nda zo gukora mu nda zirababaza izi ngizi zirababaza cyane guterura kuri kino cyuma zirababaza uba ugomba gukora nka 50 nakoraga 6 5 nkavaho nkongera nkasubiraho gutyo kugeza ugeze kuri 50 ugenda ukora ntabwo biba byoroshye ariko bisaba kwihangana bisaba gushyiraho umuhate ugakomeza izi rero ni siporo zitandukanye wakora ukagabanya mu nda harimo na abdomino zisanzwe nazo narazikoze no kwenda ntafasha amashusho ariko na abdomino zisanzwe uba ugomba kuzikora hanyuma ugakora n'izi zo kongera igituza gukora amaboko n'igituza icyarimwe bituma igituza cyawe cyongera gusa nk'igihagarara n'amabere akagenda yegukamo gake kuko igituza kigenda kizamuka niko n'amabere asa nayegukamo gakeya hanyuma ubutaha nzabereka siporo noneho zo gukora ikibuno buryo ukora ikibuno hari umuntu uba ufite ikibuno giteye nabi ugasanga kirarumbaraye kigiye inyuma ku mpande nta dutaye ugira hari uburyo ari amata yo ku mpande bayakora hanyuma nzaberekana siporo zo gukora ikibuno noneho kudafite namba utifitiye na turiya dutaye utifitiye n'icyo kibuno cy'inyuma byose mbese uburyo ushobora gukora shape ya hariya hasi y'ikibuno n'amaswata agiye atandukanye n'uburyo zigenda zikorwa butandukanye nzabubereka ubwo nyine ikibuno kijyana no gukora mu nda kuko ufite ikibuno kinini no mu nda ari hanini ntabwo ikibuno kigaragara ariko ufite mu nda hato kita kigaragara so nzabereka uburyo babikoramo mwakoze cyane nyagasana barinde bye bye